muraho neza tubirijeho abari mwiriwe abari mwaramutse Uwiteka bane namwe duhaye impore ubwoko bw'abanyamurenge tuvuye mu kiriyo ni nkaho tutameze nka neza cyari kiriyo kirimo nk'akababaro ariko twagarutse twari tumaze iminsi duhuze ariko uyu munsi twagarutse tuje kubabwira amakuru muyitege mutege udutere twanyu hafi muze muyategere murakoze cyane reka Beriza basuhuze twongeye kubasuhuza inshuti zacu aho bwije naho bukeye ngo mwaramutse abandi mwiriwe twebwe hano muri Afrika tumeze neza turashima Imana rero turabakiriye kuri channel yacu ya Aline and Belize kugira ngo dukomeze dutere ama story uyu munsi tubafitiye story kabisa umva mwebwe gusa mupfe kuza abandi bakore subscribe share na comment hanyuma n'ibiganiro byabo mbese ibitekerezo byanyu birakenewe cyane inama nyinshi kandi mwari mudukumbuye barayumvishije kabisa mwabaye abantu turi kwikosora tumwe tugenda dukosora ducika ariko mutubabarire nuko tutari twakamenyera cyane ariko tumaze kumenyera tumeze neza sawa rero reka na mugenzi wacu nawe iyegereze abafanizi biwe nta byinshi mvuga bagenzi banjye bamaze kubivuga byose nanjye ndabiyegereje kuri wa murongo wanyu wa YouTube umwe dusanzwe duhuriraho MCTV show mwese ndabiyegereje muze mutere udutebe tuganire tungurana inama tungurana ibitekerezo nkuko bisanzwe nkuko musanzwe mu bigenza n'ubundi kwa kundi ariko mu bigenza sawa karibu mwakoze cyane nageraga ngo mbaze bagenzi banje hari akantu naraye mbonye kantera amatsiko cyane menshi kugira ngo nze nkababaze hano gira bakamukize kuko bakabonye hari akantu nabonye ko ku ikanisa kanditseho ngo barishuza nakabonye pepo ngo $100 200 ngo imikoshi kwirukana imikoshi $100 urushako niho ruhenze ruri hasi $50 aho ako kantu kutofa ikiwa amadolari $20 niko gahendutse niko gahendutse kandi hari abantu bazamura ntibafanyikiwe kandi abone ko kakagombye none murashayo je sinjaye kubera Imana yaravuze ngo mwabihari ubuntu ngo mubitangira ubuntu oya siko byose bitangirwa ubuntu hari bigomba kwishurwa hari ibyo twimana none tugura impano z'Imana se ni ukuvuga ngo nine byose no gutanga ni make no kumvikana turumvikana tuko turagura nakubajije ngo se impano y'Imana barayigura ishobora ntago igurwa ariko kandi bitewe n'ibihe cyangwa n'ubukene abantu bafite ico ufite wogibyazamo umusaruro ngende ko mbyumva noneho dushigikira abantu bari kugurisha impano gusa nyine ntitwabashigikira igiciro kiri haye kuko buri wese wabashigikiye izo burushingira zose uzi tugomba kwibuka n'abari hasi gasiko amadolari $200 si buri wese woyabona hari ukeneye kugura kandi bashingiye ku ikanisa dore niko banditse ariko gushingura byo kunda ndanga kanamufasha ngaho genda banenga banenze genda bashigikiye cyane ndabashigikiye kubera ko ugiye kuzana andi Kristo batazi Kristo no hari igihe ukenera nk'umuntu gusengera sibyo ukaba wamubura kubera ko nta giciro gihari ariko iyo gihari uripanga ukavuga ngo zaja kwa profete runaka nsengere ngiye nitwaje ituro ringana gutya na gutya bintwara igihe ariko nyafite cash nzi cyo ngomba gutanga nagusengera ntukire nasengera sinkire ntacyo bitwaye nzongera nyashake
subireyo kandi nje simbyemera wowe genda byemera none se kwa muganga iyo ugiyeyo ni kwa muganga araho ariko ngo nudakira bazongera gusubira uzi kwa muganga bishuza ntago bagutera amazi bagutera imiti nayo baguze baguheza ibinini baguze ariko se baba baguze iki kugira ngo usenge reka nkubwire umuti ushobora kujya hariya muri kifaruma ukagira gute ukiga uburyo ushobora gutunganya umuti tuzi ko n'umuravumba we ntiwawutunganyiriza ukavura abantu ariko impano ni hehe wasanga wahita ufata impano byoroshe wahita ugenda ukavuguta bigakunda impano bari ihari ubuntu niko nakubwiye si ubuntu bufite nawe ikintu buriya wigoma hari icyo watanze kugira ngo uyibone hari icyo watanze utanga umwanya wawe oya reka nkubwire ni gute n'abayigabiri umusozi ngo Imana impeze impano siyimpa aricyo mba natanze ntacyo uba watanze none ariko watanze umwanya wawe ukagenda ukamara ku musozi ntawe uzakubwira gusa ngo impano yahise iza ndyamye gusa wenda ndarota gutya na gutya Imana impereza impano nawe aragenda akaja ku musozi akaba umunyamasengesho agasenga agafata igihe kirekire asenga none se Bibiliya nyine hanyuma Imana ikayimuhereza ngo mu bibaho byose muhore mugira aho mbese dusenga udasiba twebwe abakristo none kubera iki uzuja gusenga ngo Imana iguheze iyo mpano yamara kuyiguheza ukayigurisha uzi impamvu nyigurisha tuvuge njewe ndi umuhanuzi ndasenga ndirukana ayo mapepa none uzoza umpamagara watewe nze nkwirukanira ipepa uyampamagara mbese urugo rwanjye nzarukorera ariko urugo rwanjye utipimye ugakomera hariho n'abatagira n'abatipima ariko ibyo Imana izaguhembaga cyangwa muri ako kanya yohemba gute none mfite urugo uba wayikoreye singira ngo uri intunga yayo none se ntuzi ko ni bande bagazaje kuroba barabisiga byose niba Petero nande hagena ngahe umunyamakuru nabidufasha aho arababwira ati byose mubisige munkurikire gusa ati hano mwisi muzahabwa iki ati nimwagera mu ijuru muzahabwa 100%. Mbese ntimukorera inyungu kurumva ntimukorera inyungu mukorera Imana izabibitura urumva hari inyigisho za kera sibyo none se inyigisho za kera sizo ziri muri Bibiliya kera cyane ntibaguraga ibintu byinshi bibahenze usubiye n'iwacu ruguru abantu b'iwacu ruguru hari umuntu wajyaga kugusengera n'urugero akaguca amafaranga sizi yandi Kristo mbabwira ntabwo Kristo ni ukuvuga ngo ibiryo bibonera ubuntu inzu ayibereyemo ubuntu renti niba utishuzwa renti uri kongo ntibaragiraga barahingaga nyine baba bafite aho bakura ibiryo none se uzambwira ngo simfite aho mpinga simfite aho nsarura simfite unyishurira inzu niyo nomubwira keneye gutera imbere none se icyo gihe nzicara ngo umuntu azipima ushobora kwipima ako kanya gusengeye ariko wamara gutaha ubugugu bukagufata wamara kugufata nyine kubera ikibazo canje bafite nje nogenda kagushaka urumva genda nagwajije umwana ukambwira ngo kurakora njewe nje nyine kakubwira ngo reka gukora kwishurira inzu nimba ari ico kibazo wari ufite musengere ariko ntiwamushingirira ngo $200 aho utekereje gutyo ukagenda ukakivuga nawe ntiyorenzaho sinokeka ko yovuga ngo wamwishuriye inzu ngo yange kugusengera yo bari muvuze ngo abantu bipima ariko ntimuducira ibiciro abipima ni bangahe cyo tuvugisha oya tubabwiye tukavyumva turipima ariko uvuze ngo 200 ngo 100 ntayafite umwana akampfana Imana ntiyozo bikubaza naguhaye impano yo kugira ngo ukiza abantu ubasengere Petero na Yohana basanze ikimuga cyari kiri ku rusengero rwitwa Gwiza barakibwira ngo feza n'izahabu ntaje dufite ariko ico dufite turakigweza mu izina rya Yesu haguruka ugende ibyo ngibyo turabyumva kandi ibyo biri muri Bibiliya kandi bari bakoze neza twese turayisoma kandi n'abahanura barayisoma ariko kandi ibyo ngibyo by'icyo gihe si byo byiviziyo turimo ni ukuvuga ngo n'umwuka nawo ni nkaho uri mu iterambere iterambere ry'umwuka rihaba ni abantu bahindutse nyine ni abantu batera imbere ariko na wa mwuka uri kandi gusa Paulo ntuze Petero na Yohana bari bamubwiye ngo haguruka ugenda agahita agenda buriya ntiyavuze ngo Imana ibaheze umugisha yarabivuze kandi Imana yarabubahaye
babidukoreye natwe twobasabira umugisha cyane. ariko nta muntu wosengera umuntu ngo amare ibyumweru 2 ibyumweru 3 ngo ndeke kubwira ngo Imana igweze umugisha cyangwa se ndeke kugweza ituro. Ahari uwo mugisha utajya mu gifu, umugisha burya no wakira kwamira ngo urakoze, ariko urakoze nta kintu. Oya nje navuze ngo nyine no kwipima nyine ni wowe, ariko umenya ko ari utokwipima bwiraga n'undi yipime, ariko ntidushirireho ngo idolari 100 kubwira umuntu ngo yipime. Ntabwo navuze ngo nkubwire ngo wipime. Ushobora kuba wewe wipima ugira umutima nyine wakimuntu, ushobora kwipima ukavuga se uyu muntu usenga we wirirwa hano mu nzu ngaho abantu bose baraza bamushakisha, hanyuma wenda wowe ukipima, abandi wipimye urumwe, abandi 10 bose bangeze imbere ntago bipimye. Niko nkubwiye ngo tubabwire tubabwire bipime. Nuzoza utumira umuvuga butumwa cyangwa se umuyumbe hari igihe bakavye n'ati kimuzana yego ugomba kwipima. Nico mpamubwira ngo babwire bazoza bipima, babaheze ayo matike bajane mu rugo, cyangwa se niba nafite tike yiwe ashikagurira umwana amata kuko cyangwa iwe wenyine yamwe kuko yarusha yakoresheje imbaraga z'umubiri nyinshi. Oya njewe ngomba kugira ariko ntu wamucangwa igiciro ngomba kugishiraho kugira ngo naje mbone uburyo ki abana banje babaho, abana banje biga, abana banje nakazi. None si impano y'Imana, ni impano. Hoya isi ni impano nyine Imana yampaye. Urumva ni Imana ikwambiye iyo mpano, urashobora gushaka n'imiti ya Nigeria kugira ngo ikoreshe ukomeze ubonora amafaranga. Oya ntabwo naje gushaka ya Nigeria. None impano y'Imana ko yakutamenye igihe yayiguhaye wayisanzemo, sibyo? N'igihe kuvuyemo ntiwona bimenye kuko utangiye kwigurisha no bimenya. None noza ngusengera ufite ikibazo ngatangira ngatapa hashe, ubwo urumva wowe ntazi ko ngomba kuyigurisha. Kandi Imana yaravuze ngo nayibahari ubuntu, duhereye ubuntu nyine. Wowe none ukoresha kwigurisha gute? None se nje nzicarana gusa mbasengera yireke wowe uje mu kazi. Aracariho umva hara Bibiliya iravuga ngo haracari ibihumbi 7 bitarapfukamira bahari. Hari abakozi b'Imana bataragurisha impano n'umunsi warimo. Aho ninde kandi babayeho ninde kare nje wirukanira amapepu kwa zarica namwe akabamara nzipfukamira se nyise oyo kucuzaho kandi utaripfukamira wa mwenda warukingirije hera watabutsemo kabiri ubundi babajeho gute mubishuza tugomba kubishuza impamvu batujaho nuko wowe utazi kwisengera aho urasenga uyu munsi ukabona wapi ejo ugasenga ukabona wapi ukabona nta kintu gihindutse Bibiliya iravuga ngo urambwira ngo abantu bahawe impano zigeze zitandukanye hari umuntu uzi kubwiriza bamwe yabagize baririmba abandi bagira abahanuzi ariko tiyababwiye ngo muzoza muzigurisha tiyabitubwiye ariko nyine natwe situation turimo tugomba kuzishuza Bibiliya iravuga ngo musenga nabi niyo mpamvu mutagira gute mudasubizwa impamvu tubirukaho nuko twe tzasobanukirwa no gusenga icarico genda rero namwe mwige gusenga genda bizi urabizi kandi gusenga ni iki nukwizera babarirasha nukwizera iyo wizeye ukavuga ngo byose bishobokera Imana irabikora turabizi ko bivuga ngo ariko wahawe impano yagukoraho gutya bikaguruka niyo mpamvu bamwe yabagize gutyo abandi bagiruka ariko ikivinje yatangize uko yarambwiye ngo ugende wipfukamire usenge kandi usenga neza uzasubizwa nusenga nabi niyo mpamvu yavuze ngo musenga nabi niyo mpamvu mutagira gute mudasubizwa tugende twisengere rero none kandi wamaze gukubitaho agatarifa Taki urasenga urasengera ngo gikemuke wowe ubwawe birahari byinshi hari ikibazo nawe rero n'umuganga ntaza ikibazo kiriseri n'umuganga ntaza yivuza n'umuyumbe ntaza yisengera azayegera abandi bayumbe ariko si ngombwa ngo bamwishuze ngiye nyine no kwipima nkakubwira ati kubera ukuntu wasaraye akira amazi ikibazo ahanukiri tuje urumwe muri Amerika barampamagara muri Australia barampamagara muri Canada barampamagara ariko bafite ubwenge mu Rwanda barampamagara bafite ubwenge hano hose barampamagara hari abatagira ubwenge ntabwo babwira uraje si cyago cyido nyine shiraho kambwa ati kugira ngo ngereho ugomba gutanga wagurishije ndabona ari we none ugiye kuhanurira njyewe none cega ko ndashigikira abantu urwego cyangwa se ari uguhumuka burya umuntu ajya gufata imyanzuro hari icyo yamaze kugira gute hari icyo yamaze kubona we ntiwabyuka ejo ngo ugende ushireho igiciro
buriya hari abantu baba bakugandiye cyangwa bataba bakoze nk'icyo umutima mbese ubategetse akava avuga ati runaka ndamuha ituro yansengeye yarakoze ndetse akanamurangira n'undi ariko kugira ngo agire icyo atanga ntatange none burya n'imbaraga z'ubona abantu 100 cyangwa 200 akabona abantu nk'abangahe gusa nibo bipimye nibwo avuga ati kugira ngo menye abo turi kumwe reka nshireho iki giciro kugira ngo nisengera umuntu menye ngo nkoreye ayangaya menye ngo umushahara ni nkaho ari umushahara abashizeho ni nk'umushahara uba wishiriyeho ariko uvuze ngo utegere ku bantu ntacyo bakugezaho kandi nawe ujya kubikora hari uko wabigerageje warabanje gukorera umugisha warabajije kugira neza warawajije nyine abatanzi nibo bakoraga ibyo bintu kandi bavuyeho niyo bagendaga ngo muzane inuma ngo muzane iki ngo muzane iki ngo muzane ni nk'abapfumu ngo muzane ngo oya ntabwo bavuyeho hari abatanzi bose kwigira ku birenge by'abatubanjirije ni ukuvuga ntabatanzeho kitariho ubu ngubu ibintu byose ariko abatanzi bavuyeho none se wamwenda wari ukingirije rero ushaka kuvuga ko ugihaba wavuyeho none se si wavanyeho n'abo batanzi tuzi ko babaga imbere mu ntuze niba baba bahanuzi yewe niba baba bahanuzi mu yandi magambo ni ukuvuga natwe twigererayo tugasenga ariko hari abo kandi mumbwiye ngo muza mwisengera bigakemuka mushaye mushaka hari abo twize burya icyo umuntu akurusha bajya kuvuga ngo ugira ute ujye ukimwubahira uravuga ati ibi ndagishoboye nkuko bavuga ati 1000 no ucibonera 2000 nabibona ariko nimba bigeze kuri iyi level y'5000 n'urugero harabona kuyamagaza kugira ngo bantere imbaraga y'amafaranga n'urugero n'ubara kuyabona nimara kugira ngo bagiye kugusengera mushaka wamara ndushaka ntago uzicuza oya ntago nakwicuza wovuga ati warayegujije ko yakutari uyafite oya ye ntago nakwicuza bura ngo mbese inzira ntago igibwira umugenzi kandi nta wihakanira umuhakanira hari sinokwama mpinga mvuga ngo iki kintu utigicamo no jewe no hinga uryo muhiza azahinga nyine waheza akarumbi cyangwa agahinga agasarura rero ntabwo kwama wicara ngo uhite utekereza ko ushobora kurumbya wama wicaye nyine ndikuvuga byabaye ibintu byo mu mana nukwizera kuki utokwizera utaraje gutanga amafaranga ugomba nizereye muri amafaranga nabagirira kumarira urumva y'amafaranga nyatanga kubera ko urumva nyatanga kubera ko urumva ubuntu bwavuyeho wenda ndamukeneye ariko wenda nsanze cya giciro cy'ubuntu ntabwo kigihari ariko ndamushaka nimba mushaka nirazima ashaka iki ryaturo urumva nduba wizeye Imana uba wizeye ko uriya muntu ari bugusengera ukabona gukira wowe wenyine ntiwo kwisengera ngo wumve ngo wowe ushobora kwisengera ugakira mu gihe ufite uko kwizera hari ibyo usengera ku giti cyawe ugakira sibyo ukavuga ngo ndakira kandi mu izina rya Yesu kandi bigakunda mu izina kandi ukavuga ngo uyu mwuka ariko kamavuga ngo uriya muhanuzi natansengera ngo ntabwo biri bukunda cyangwa ukavuga ngo iki giki kirakomeye kubera ko gikomeye ni cyarunaka kandi uvuze ngo ntakiriho kitahozeho ntakiriho kitahozeho abakera nabo basangaga abandi babamenya bakaja kubabwira ntabamenye uba mu Mana abantu bose n'ikintu yo ntago ari kimwe abantu aho ngaho ni Bibiliya ariko ngagaruka mu mutima wawe uko ufata iyo ni Bibiliya ariko garuka mu mutima wawe uvuga ngo ese nta muntu mbona ko hari cyandusha cyo tuvugisha ukuri abanyamasengesho baratandukanye hari ushobora kugeraho yagusengera ukavuga ati uyu nguyu ni nkuko nagira ni nkanje ahanga akabundi ugeraho ukwagira icyo wumva ako kandi ukagira ikibazo wari ufite kigahita gikemuka niba arandigana kubwiye ngo batarapfukamira bahari za 7,000 bitarishuza oya biratanga nta mugabo uzi hano wa hano Kasarani uzi gusengera bikama bikemuka kandi utamwishuye gukemuka si ukwishuka ibyo by'ibishahane se ntibarananiwe kukwishuza ntabwo abananiwe umutima nturabimubwira wowe nyine tuzi uvuga ngo umukozi w'Imana umukozi w'Imana abikora bikuye ku mutima nta nyungu bifite nta usohora yishimye nta usohora yishimye nta usohora amafaranga yishimye niho ndabyumva umukozi w'Imana arahari kandi aragusengera ikibazo cyawe ako kandi ni tiktak kandi niyo wamuheze urashobora kutaryemera ntabwo yoruka kuryemera nyine akavuga ati genda nagusengera araryemeye yo ryemera cyangwa hamwe ntaryemera ntiyokwa ituro riciye mu kuri uriyaho
abona ko wabitekerejeho nabyanga arakubabaza. Hari igihe wamubwira ati kubera ko wansengeye ati ngahe akakubwira ati ntabwo ndi mbese si ikiguzi ukamwinginga ati nyabona twaraga n'ituro ndi kugushimira akabona kurifata kubera kuko iwe taba bishaka ngo numara iwe yo kuntu nabonye umutima batabishaka unda ni faranga umutima batabishaka uriya unda n'amafaranga rwose hari utuntu twinshi nagiye nyine numva akora numva ibyiwe ntibishingiye ku mafaranga n'umukozi w'Imana kabisa nuwonero ndi kuvuga jewe uwo gano uyu original baracari ibihumbi tabihumbi ati ntabwo kugeza aho ndi bose barayijombe ngo umukozi w'Imana n'umwe gusa umupasiteri ni wavuga ngo numwe oya waravuze umuhanuzi jevuze umuhanuzi avuze ko umuhanuzi ni benshi ikintu cyawe kigakemuka ako kanya ni wensi vuga ko ari uzi ariko abo utazi nibo benshi barahari bitewe n'aho umuntu yageze sawa ko karagaciyemo iryo kanisa je narinenze mwe mwarishinye kandi abatarishinye yemwe mumfashaga muri comment dore banyatatse ari babiri hano muri comment batubwire muze rataba fans bacu bakabibwire bareba aka kantu mva mukumve neza baramubwire ufite ikibazo sibyo urahamagara runaka akakwihorera ugahamagara ngo akakwihorera ugahamagara ngo akakwihorera none ubonye ati runaka we yashizeho agatarifu dushaka reka tureke kugira izo dolari 200 nawe uriya nawe yarakabije yashizeho ifaranga nyinshi cyane agashiraho oya reka tube nk'abagabanya ariko kavuze ngo ninja kwa runaka ndagenda ntwaye amafaranga nkana gutya kandi ndamubona aransegera uko mzifuza kose ko murabyumva gute namwe mutange comment hanyuma mutubwire ukuntu mubyumva jewe narimvuze ngo hari umuntu umwe nzi yagiye hanze nanamuvuze nta kibazo ni umuyumbi twabanaga yarambwiye ngo yavuye Kayori aje gusengera umuntu Kasarani agenda atagesheje ibiceri vyiwe ngo agaruke wa muntu uze mbese wa undi yagiye gusengera ati murabeho ngahe mugenda amahoro takindi gicira afite yavuye Kasarani n'amaguru abuka Kayori aratubwira ngo niyo azapfa niyo uwo muntu yovuga ngo araremba ntazosubirayo wumva ko ushaka igiciro ari abantu batibwira mu mutwe haza bisobanura nanjye naramugaye ntago namushingusha birababaje kuva gutaha umwanya we namara ave Kayore uko nta nagasoda gamuguriye aragiye yirukanya amapepu ahana amaze kuyirukana uvuye n'amaguru gereka Kasarani utari muri siporo yebe n'uwo muntu nje narimvuze ngo naguhamagaye jewe nzokugurira soda nindangiza guhetike nje nyine bimvuyemo kubwira ngo akira data wakoze Imana iguheze umugisha ngiyitike yawe oya nukuvuga ngo ngeze ko mpambabwira ngo afanamwe ariko ndi bakazobashira n'igiciro reka tugaruke urambwira ngo nguheze 10,000 jewe kukwezi sinzana bifata tuvuga urugero ndabikura he oya nimaje ko yakaba umutura kuravuga yabaye gusashira uba gerekagaho na uba ngogeze azafata mu mashati ati mbezi bizanje zabihomba 10 watwaye unguye kubiheza umukozi w'Imana ko ndashaka gize umuturanyi wa undi nawe yantuburiye hari wambwiye ngo ngiye gushaka kandi maze imyaka 7 shatse azambwira ngo ngiye gushakwa nafashe ideni njye bandi hariya kubera igiciro yashiriye uriya naza akamfata mu mashati anyeshuza ifaranga ziwe ico gese naretse nkisengera kwanza nta kintu kiza kikubaho Imana itagifite mu mugambi uzuvuka Imana ikamivuga ngo uzashakwa uzabyara uzashingira uzagira gute nuko gusa tubashaka igihe twatize mu kigeragezo abo bayumva twamara kugitinda mari ku iherezo muzamugisohoka uzugisohokamo neza cyangwa naba ariko iherezo uzugisohoka ko mwana wereka ngaruka inyuma uzugusengera mbese agafatira muri nyina beri umva nkubwire agafatira muri nyina beri umva nkubwire none yakubwira ngo arafatanya nyina ntawe yafashe umva jera mufata umva beri umva nkubwire none turi kumwe nta nyina utaratanze ti uwo muntu utaratanze ti tiyoba kiri wa muntu uvuga ngo abakozi b'Imana tibaza impano y'Imana ntigurwa
tiyabaruko yatekereje kandi amafaranga yafite uwo turamunenga pe ariko agomba kwibwiriza wenyine akavuga ati uyu muntu byenda ntatika afite cyangwa se yanasara yakoresheje imbaraga bikamuheza iz'amazi n'umwanya we yabutaye ariko nawe ntucirega igiciro nje nico nazi rira kanisa ariko gushiraho igiciro ni byiza hari udashobora kugishiraho ariko ukamushaka imyaka ine ukamubura njye no mubwira no muhamagara no simba namutima mwahamagaranye akakubwira ati ndaza saa 5 ntawuzi beri saa 5 ikaba saa 5 umwaka ugashira wa kabiri ugashira wa gatatu no mubwira ngo saa 5 nta muturanye waje kubitubwira ngo hari umuntu wamurereza imyaka 3 njye noje wiwe tezo kora cyamutegereje muri gahunda ariko bivuga ko hari ikihishe tiyanze ngo simpari ariko akarerega ntashireho ico giciro ariko avuze ico giciro muri iyo myaka 3 wamushatse nuko yaguze abayumvisha ikibazo cyawe oya ashobora kucumva arakizi aracumva baba bafite nabongo oya sinabi no vyashira agatarifu wakwipanga ukaja kumushaka no mubwira ti uno munsi niba ari kuja mu kazi uzukorera ngaye aho gubugeze neza aho baheje niba bamubwira ngo timushigikire bariye mwebwe mubwire bano bafana bacu nimba bazabikora gutyo baza bonyine bibwiriza batange kitu kidogo hari gihugu itanga ariko ntikigereyo none se nimba ushanye 50 cyangwa so sibyo wowe umuntu tuvuge ko bzobaho yenda tuvuge umusanza hari wenda ku rusengero cyangwa ku cyumba runaka baravuze ati urese agenda agira iki ituru sibyo utanga ryari ndi kuvuye ku mutima utanga ryari kuvuye ku mutima ariko utanga 20 oya hari aho nzi kuvuye ku mutima ariko se iwe riranga ijana none ubwo nawe ukazana na 20 utarifite icara mu nsi uzaza urifite nje no genda uzamara izumwe cyangwa se utararibona uyayo utarifite wogenda ugiye gusengera oya yo gusengera yo kwanga yo gusengera niyo ngaho yamuganda amafaranga wishuka mubona genda wicara harakarago turasengera oya gusengera n'abandi barangije yo gusengera n'abandi barangije ariko gantagwa gusengera kimwe kuwaza gifite kidogo sebe abyumva nasabamo gusengera ntabyo ntabwo kuvira imuzi ako ribanga avuga se ngo barasengera nkajya yo kumutsima yo kumutsima nyine nawe uguhaguruka ugataha takiza ariko iyo wazanye kitu kidogo aragusengera umva n'amavi agakoboka oya yariko gushimisha umuntu cyangwa kumukorera neza nabyo ni byiza habide babwiye ngo ninde waje abashitsi baje kumubwira ibintu byiza avuga mbere abanza kubabagira umari kubabagira bafata neza nyuma bamubwira Abraham bamubwira ico bari bazanye byiza ngo nta muhanuzi uzuhanura nabi yo yahaze niko ndamariza azavuga yasinzira we sintu wari kubyumva nyine ariko nyine nibyo none se noza kugusengera yewe sinoreka kukwitaho waje burundu wibwirije akandi wibwirije noneho bakebura babandi batazi kwibwiriza habe niyo utobuje kunsengera uri umushitsi waje uyu mushatsi wari bisanzwe agomba kurya ariko noneho yabaje gusinzira ngo yatetse ishurimo nikoko azahora bamwamiriza ngo yasinzira n'umugore none nugukandagira agahita umugisha agahaga akagusabira umugisha wamara nawe ibyifuzo byawe bigakemuka. Ku bakunzi bacu bari badukurikiranye twari turi kuri topic ivuga ku isengesho ku bantu bashiraho ibiciro ry'isengesho. Ese mwebwe mwabyumvise gute? Ari abashiraho ibiciro ari nutakubwira igiciro akakurerega. Mwebwe mwumvise umwiza abeza ari abahe? Arashobora kutagishiraho ariko wagenda umukeneye ntumubone, ariko yashizeho igiciro nawe aziko icyo ashaka nawe ukizi amenya ko waje wipanze aragusengera. Ariko noneho iyo atagishizeho azavuga ngo ese uriya muntu aribwiriza, uriya muntu hari icyo azanye se, bigatuma cyakinda atagikora bikakuviramo kukurerega. None se namwe mutubwire, birakwiriye ko ibiciro bijaho cyangwa se birakwiriye ko twebwe nk'abantu twazajya tureba tukamenya igikwiriye, tukavuga ati nimba umuntu yadusavinze iby'umwuka cyangwa se yagusengeye natwe tukibwiriza. Hagati aho ngaho mutubwire iciza kugira ngo naba abakozi b'Imana bafata imyanzuro bakadushiraho ibiciro tuteye kubagusha, nabo buriya hari igihe natwe tubagusha bigatuma babikora ku bwacu atari cyo wenda bari bagambiriye.
mutubwire muri ibyo byose mutubwire igikwiriye. Sawa sawa, murakoze. njye icyo numva nababwira, mwabonye ko banteraniye mwabantu mwe muntabare yandike comment nyinshi. Njye navuze ngo umuntu agomba kwipima. Wamutumiye tutekerezega ngo aramukoresha amafaranga yiwe yo kuza no gusubirayo. Uzoza umwitaho umuheze tike yo kumuherekeza, mbese sina tike nishimwe umushimire ukojeje umufuka wawe, mbese nawe ubibe mu by'umubiri nawe azaba yaguhaye iby'umwuka. Wipime wenyine uvuge ati uyu muntu yakoze ngomba kumushimira, kuko uba waraye ijoro. Hari igihe bakuniga ukarara ubona Aniho noneho bakigukuragaho ukumva waruhutse, ukavuga ati uyu muntu ndamukorera iki, ukavuga ati reka mushimire ategereka aho atahe, cyangwa se nimba afite n'iyo modoka yiwe nagende nyine ashikamwe amata kuko yakoresheje imbaraga z'umubiri. Bajya niba ndi kubwira nyine bagende bibwirize baza bazirekura. Ariko namwe nabo mbese nabo bayumva cyangwa se abo bavuga butumwa timukaza muducira ibiciro. Hari ukuntu usanga nimereye nabi nyine nanarembye, none se wombwira ndi ku gitanda ngo ninzane ifaranga simberutse akazi ayagomba ndayakura he? ntabwo abari umugabo agenda yicururiza ka protect akarazana 200 cyangwa 100, noneho ubu nyine January giho takinda hayazana, none ndarembye ngo mpaka ngo baze ngutege yewe nabuze n'imbaraga zo kwikurura ngo nje no ku bitaro. Oya tureka rero ari yaje sinzi niyo riherereye, sizanamuhamagara sizanajaye. uwo wihamagariye uwo nahamagaye naho utuye zoza nawe abahambona uko bimeze. Erega uyu umushitsi azavuga ngo uzumanikira inkoni ariko tuzumanikira ijisho, nawe wenyine yinjiye azavuga ati urugo wanyu rurimo abazimu reka batabare yamara akishyuza badaye. Oya ntakwishyuza, oya cyangwa agategereza ishimwe yonyine. Ariko gano wawe tukazama ugira uzina mbere y'umuziki ngo baze bakwishure utaransengera, ibyo ndibiza bikunda kahe soza rwose. Abafanizi bacu noneho iki yari debate muri make, twari turiho turanenga muri make, hari abo twanenze n'abo twashimye, ariko natwe nyine nk'abakristo tuba tugomba kwibwiriza. Umuhanuzi cyangwa se umuntu usenga yakandagira mu nzu yawe, byari byo byose nawe ukamuhesha umugisha, kuko nawe yagusigiye umugisha, nawe ugomba kumuhesha, ugomba kumuherekezanya n'undi mugisha. Kandi kujya za kuzirikana kagushira ku mutima akavuga ati runaka arazirikana icyo nakoze, nejo wamutabaza akagutabara, kubera ko nabazi ko hari icyo agukuraho n'ukuri. Rero naze gusa nico gushingirira ntacyo bitwaye. Bariya gabo nyine twari muri ibyo ngibyo ni n'abakongomani, n'abakongomani kako nabasho ntabanyamurenge barakora icyo kintu. Ibaho umugisha umva. Sawa, mukore subscribe bantu bacu, nukuri mubidukorere, mudahari ntacyo twageraho.